dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye ngume mu muco wawe, dore bugiye kwira aho umuntu atabasha. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye. Tugiye kuganira ku ijambo nanone ridufasha muri uru rugendo, riduha n'ibyiringiro. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye gusangira rero ijambo dusanga mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 13. Uravuga ngo nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Amen. Hano turabona ijambo riturema umutima, ijambo ritubwira ibyo tuzakora. Hano urumva ni indirimbo, nanone ni indirimbo ihimbaza Imana. Iyi ndirimbo rero y'ibyaremwe byose ihimbaza Imana, igahimbaza Imana Data na Yesu Kristo. Turasanga ko iririmbwa n'ibyaremwe byose, irahimbaza Imana Data na Yesu umwana w'intama mu mwuzuro bw'Imana, mu mwuzuro bwayo no mu bugari bwayo, mbese uko Imana ari ngari. Icyakora rero abataramwizeye bo, urumva ko iyo duhimbaza Imana, abatamwizera bo icyo kizabakora n'isoni, bazakorwa n'isoni. Hano rero turabona yuko ibyo yumvise, ibyo Yohani yumvise abyeretswe na Kristo Yesu, ni uko ibyaremwe byose aho byaba biri hose biriho bihimbaza Imana, birahimbaza Imana, kandi nicyo kizakorwa ubwo Yesu azaba agarutse, bizaba bimuhimbaza. Amavi yose icyo gihe azamupfukamira, ndetse n'indimi, amoko yose, indimi zose zizatura ko Kristo ari umwami. Nicyo tubona, kandi ibyaremwe byose ndetse n'abizera Imana bazaramya Data wa twese n'umwami Yesu, umwami Yesu watwitangiye. Turasanga rero ko byanze bikunze tuzabana n'umwami Yesu, kandi ijambo ry'Imana nicyo ritwemeza muri iyi mirongo. Turabona kandi ko muri iyi mirongo Yohani cyangwa Imana Yesu yeretse ko harimo umwuzuro w'Imana. Umwuzuro rero w'Imana niho dusanga ibintu 7 duhimbarisha Imana, kuko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 12, bavuga ngo amen, amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga, ibyo byose ngo bibi by'Imana yacu iteka ryose. Amen. Imana yacu rero biriya byose nibyo biyikwiye, amahirwe, icyubahiro, ubwenge bwose n'ubw'Imana, ishimwe ryose n'iry'Imana, guhimbazwa, ubutware, imbaraga, ibyo byose nibyo biranga Imana yacu. Kandi iyo dusomye nanone ibijyanye n'isezerano rishya, kuko aricyo tubona hariya, isezerano rishya rizana na Kristo Yesu, dusanga ko ariyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, bataraba inyuguti, bataraba amategeko, ahubwo tukaba b'umwuka, kuko amategeko atwereka icyaha, tukamenya icyaha, ariko rero abayoborwa n'umwuka, umwuka wo uhesha ubugingo. Dusanga rero ko muri uku guhimbaza Imana n'amavi yose akazapfukamira umwami. Dusanga rero ko umurimo Yesu yahawe wo kuduhuza n'Imana mu isezerano rishya, ni ukuvuga ngo isezerano rya kera rirashaje, risimburwa rero n'isezerano rishya. Isezerano rishya ibyo rigaragaza yuko irya mbere yarishajishije, Uwiteka yarisajishije, kandi igasajisha iryo ngiryo rikaba ari rukuru, iri sezerano rikuru, igihe cyacyo rero kikaba kirangira. Ubwo rero turi mu isezerano rishya, turashima umwami Yesu yuko ari we mutambyi wacu mukuru, ari we tuzahimbazanya n'Imana
biriya bihe byose. Uwiteka abane natwe kandi twitegure guhimbaza Imana no kuramya umwami wacu Yesu Kristo, ko tuzabana nawe iteka ryose. Uwiteka abane namwe kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.